Isomo rikomeye abantu bose bakwiriye kuzirikana igihe cyose bashaka ubuzima bwiza, ni isomo rirebana n'ubuzima. Umuntu uwo ari we wese akwiriye kwiga amahame y'ubuzima akayamenya neza, kandi yamara kuyamenya akayubahiriza kugira ngo abashe kugera ku ntego ye y'ubuzima. Ibintu byose biri mu isi bigengwa n'amahame runaka, kandi aya mahame niyo abibeshaho. Iyo ihame rimwe ryapfuye ibintu byose birahungabana. Ku bw'ibyo n'umubiri wacu ugengwa n'amahame ntakumirwa. Kuyarangaraho ubizi cyangwa utabizi, byanga bikunze ingaruka ziza zishoreranye. Ku bw'ibyo umuntu uwo ari we wese akwiriye gukora ibishoboka byose akamenya amahame y'ubuzima, yamara kuyamenya akayizirikaho inyuguti ku nyuguti, hanyuma byanga bikunze abasha kugira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu uyu mwanya nshaka kubasangiza amahame 7 mwagenderaho mu mibereho yanyu mukabasha kugira ubuzima bwiza: gutekereza neza, kwibwira ibyiza, gukorana imbaraga imirimo mushinzwe gukora, kubasha gusinzira neza, kugira apeti yo kurya ibyo kurya bya buri munsi, kuzirikana, gufata mu mutwe, kwibuka, ndetse no guhirwa n'imirimo iyo ari yo yose mukora muri ubu buzima. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima bwacu bwa buri munsi, aho mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Pansenya Naturopathe. Ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, ihutire gukanda subscribe n'inzogera, nawe uzaje ugira amahirwe yo kugezwaho ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Kandi udukeneye wadusanga mu mujyi wa Kigali hirya y'urusengero rwa Foursquare ahantu ku Kimironko, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0788 302 368, hanyuma tukanamanama tugafata icyerekezo cyiza ubuzima bwacu dukwiriye kubuyoboramo, maze tukarushaho kugira imibereho myiza yatuma duhirwa muri byose. Noneho tira agatebe wicara urambye ngo usangize imiti 7 yatuma ugira ubuzima bwiza uko bukeye n'uko bwije. Umuti wa mbere ni icyo bita nutrition, ni imirire myiza. Uyu mubiri wacu igihe cyose ushaka kugira ubuzima bwiza ukwiriye kurya ibyo kurya wizeye ko ari bizima, kandi ibi byo kurya kubibona biroroshye cyane. Wowe ni ukwimenyereza kurya ibyo kurya wavanye mu gisambu cyawe ukabiteka mu buryo bworoheje, kandi hari na byinshi warya ari bibisi nk'amatunda atandukanye, hari imboga wahekenya nka karoti ndetse n'ibindi bitandukanye. Hanyuma ibyo wateka ukabiteka mu buryo bworoheje, ukabiteka ku muriro uringaniye, ugashyiramo amavuta makeya, kandi amavuta ukayatekana n'ibyo kurya. Bitumenyere byo gukaranga ntabwo byizewe mu murongo mwiza w'ubuzima, ahubwo umuntu akwiriye kwimenyereza gutogosa uko abakurambere bacu batekaga, bakarushaho kugira ubuzima bwiza. Ibi ngibi umuntu uwo ari we wese yabishobora, icyangombwa ni ugushyiramo imbaraga zose. Noneho ku mirire, imirire kandi umuntu akwiriye kuyirya kuri gahunda. Ibi byo kurya buri kanya, kurya ugahaga cyane no kurya nijoro wenda kuryama, ntabwo byizewe mu byatuma ugira ubuzima bwiza. Ahubwo umuntu ushaka ubuzima bwiza arya hakiri kare, akaryama kare. Iri ni ihame rya Mahatma Gandhi wabaye perezida w'Ubuhindi. Ukwiriye gukora ibishoboka byose ukarya kare, ukaryama kare, kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza. Uyu muperezida avuga yuko iyo wubahirije iri hame ubasha kugira ubuzima bwiza kandi ukagira n'ubutunzi. Noneho imenyereze kurya mu gitondo no ku manywa, uje uryama hashize igihe kirekire uriye ifunguro rya nyuma cyangwa se bya nyuma ya saa sita. Ihame rya kabiri ni ugukora imyitozo ngororamubiri, icyo bita exercice physique. Mu gitabo cyanditswe na Pamplona Rogers avuga yuko dufite abaganga babiri, uko ni ukuguru kw'iburyo no kuguru kw'ibumoso. Dukwiriye kwisuzumisha no kwivuza kuri abo baganga buri munsi. Iyo tugenda n'amaguru tugakora imirimo y'amaboko, tukagendagenda aho bitaba ngombwa ko dutega, ahubwo tukamenyera kugendesha amaguru yacu, ntitwirirwe twicaye hamwe. Nubwo waba
waba ukorera mu biro ukamenya yuko nyuma y'amasaha 2 ukwiriye guhaguruka ukagorora umubiri wawe, cyangwa se no muri ibyo biro byawe ukagendagenda ugatembera. Ni uburyo bwiza bwo gukoresha neza imiyoboro y'amaraso, ingingo z'umutima, ubwonko butekereza neza, ntabwo ubasha kurambirwa, ahubwo urushaho kugira ubuzima bwiza. Ihame rya gatatu ni ukunywa amazi. Ikinyobwa cya mbere Imana yatugeneye kugira ngo kibashe kutumara inyota no kutuvura indwara nyinshi ni amazi. Umuntu asabwa kunywa amazi kuri gahunda kandi buri gihe, kandi muri make akanywa amazi ahagije kugira ngo umubiri uyakire neza. Umubiri wacu ugizwe na 75% by'amazi, kubw'ibyo umuntu akwiriye kwerekeza amaso ku mazi kugira ngo agire ubuzima bwiza. Kandi ntabwo ari ukunywa amazi gusa, ahubwo umuntu akajya arya n'ibyo kurya bikize ku mazi nk'imbuto, imboga, ibyo kurya bitogosheje, isosi ndetse na za ji umuntu yakora mu mboga karemano. Ibyo byose bikize ku mazi. Iyo umuntu yabyibanzeho ntabwo akunda kuzahazwa n'inyota. Usibye kutazahazwa n'inyota, ntabwo umuntu abasha kwibasirwa n'indwara nyinshi, kuko umubiri ufite amazi ahagije usobanuye ubuzima bwiza, ariko umubiri wishwe n'umwuma usobanuye irembo ry'indwara zose. Ihame rya kane ni imirasire y'izuba cyangwa kota imirasire y'izuba. Imirasire myiza cyangwa se izuba ryiza umuntu akwiriye kota ni irya mu gitondo atarengeye saa 3. Irindi zuba umuntu akwiriye kweta kugira ngo abashe kwinjiza vitamini D ishinzwe gukomeza amagufwa no gutuma amaso areba neza ni izuba rya nyuma ya saa 6 guhera mu masaa 9. Ahangaha umuntu akwiriye gushaka nk'isaha cyangwa iminota 30 akota izuba. Ashobora kuryota ari kugendagenda mu mbuga cyangwa mu busitani, cyangwa se akicara ahantu runaka ateganye n'izuba kugira ngo abashe kuronka imimaro myinshi. Naho ubusirimu bwo kwicara mu biro kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ntabwo bwiringiwe mu gutanga umurongo mwiza w'ubuzima, ahubwo umuntu akwiriye gukora ibishoboka byose akagendera kuri iri hame ryo kota imirasire y'izuba ndetse n'andi mahame tumaze kuvuga, kugira ngo ubuzima bwiza burusheho kogera no gusagamba. Dusigaranye amahame agera kuri 3 cyangwa 4. Ihame rikurikiyeho rya 5 ni ukwirinda. Umuntu yirinda muri byose. Mu gitabo cyanditswe n'umunyamerika witwa Ellen Goldharmon, Patriarchs and Prophets, nko ku rupapuro rwa 583, avuga yuko kwirinda kwa nyako ari ukureka ibyangiza umubiri maze umuntu agakoresha neza ibyatuma umubiri ugubwa neza. Ubwo bishatse kuvuga yuko ibintu byose byangiza umubiri nta muntu wemerewe kubikoza mu kanwa, ahubwo akwiriye kubireka kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Yamara kumenya ibyatuma umubiri ugubwa neza akabikoresha mu rugero. Niba imbuto ari nziza ntabwo ukwiriye kuzirira kuzimara, cyane cyane kutazimara mu isi. Ukwiriye kurya imbuto zihagije ukazireka. Niba umutsima ari mwiza ukwiriye kurya umutsima uhagije, umubiri wabasha kwakira neza. Wakumva uhaze nko ku rugero rwa 80% ukarekera kugira ngo umubiri ubashe kugira ubwisanzure. Ariko iyo warangaye ukarya ibyo kurya birengeje urugero, ni hahandi ntabwo ubasha kugira ubuzima bwiza, kabone nubwo waba wariye ibiryo byiza. Ihame rya 6 dukurikizaho ni umwuka uhagije. Navuze yuko umuntu akwiriye gukora imyitozo ngororamubiri ku ihame rya 2 bita exercice physique, ariko ibyo nabyo ushobora gusanga bidahagije. Ahubwo umuntu ushaka kwinjiza umwuka uhagije akwiriye gutemberera nko mu busitani agahumeka umwuka waho. Akwiriye kuwinjiza neza mu byo bita 4-8-7. ni uburyo winjiza umwuka mu masegonda 4 uyabaze neza, ukongera ukawusohora mu masegonda 8, ukongera ukawinjiza mu masegonda 7, gutyo gutyo umubiri ukabasha kugira ubuzima bwiza, ugatekereza neza, ukibwira ibyiza. Kandi izi ndwara za stress, kuribwa n'umutwe bya hato na hato, biterwa nuko tutinjiza umwuka uhagije. Tugiye mu ishyamba mu byaremwe hari umwuka mwiza, tukinjiza umwuka uhagije, wasanga izi ndwara
z'amajune ndetse no kugwa agacuho zibashije gukira neza. Ihame rya karindwi tugezeho ni ihame ryo kuruhuka, icyo bita rest. Umuntu akwiriye kuruhuka. Nubwo umuntu asabwa gukora byinshi kandi byinshi cyane, muri Bibiliya bavuze yuko umuntu udakora adakwiriye kurya, kubw'ibyo umuntu akwiriye kurya ibyo yakoreye. Ibi bisaba ko umuntu yazinduka agakora imirimo ye, akongera agataha nimugoroba yakoze imirimo ihagije kugira ngo abashe kubona ibimutunga, ibitunga abamukeneye ndetse n'ibitunga umuryango we. Ntabwo umuntu akwiriye kuba umunebwe. Niba hari indwara ziterwa no gukora cyane, indwara ziterwa no kugira ubunebwe nizo nyinshi cyane kurusha izatewe no gukora cyane. Gusa nubwo bimeze bityo, umuntu akwiriye kuruhuka. Iyo umubiri w'umuntu uhora muri stress, uba winjiye muri mode bita flight and fight. Ni uburyo bwo gushaka guhunga no guhangana. Ni ukuvuga yuko umuntu ahora yiteguye guhangana n'ibyamwangiriza, yabona adashoboye kubirwanya akabihunga. Iyo umubiri uhora muri ubu buryo ntabwo ubasha kugira ubuzima bwiza. Kubw'ibyo umuntu akwiriye kugena igihe cyo kuruhuka kugira ngo umubiri wiyubake kandi arusheho kugira ubuzima bwiza. Ihame nshaka ko dusorezaho ni ihame ryakagombye kubimburira ayandi, ariko iri hame riribanza kandi rikanasoza. Niyo mpamvu kurisoza bitangora cyane. Ni ihame ryitwa kwizera imbaraga z'Imana. Mu kwizera imbaraga z'Imana umuntu agwiza ibyo bita icyizere cy'ejo hazaza, optimism. Kandi iyo umuntu ahora arangamiye ibyiza gusa, yizeye ko azabona ibyiza, nibwo indwara zidapfa kumuhangara. Buri indwara zikunze kurembya abantu babuze icyizere, badafite icyizere cy'ejo hazaza, nibo usanga barwaragurika, indwara zikababaho ubutabavaho. Ariko umuntu iyo afite ibyiringiro byinshi, aba yinjiye mu gikingi cyangwa mu bwugamo aho indwara zidapfa kumwegera. Muri make aba ari mu buzima bwiza. Kubw'ibyo rero umuntu asabwa kwiringira Imana. Imana niyo banze, ni nayo ikwiriye kuba muri byose dukora n'ibyo dutekereza, maze iyo Mana izahazaza hacu ikatuyobora neza tuyizeye. Nubwo twahura n'ibibi tukamenya ko turi kumwe n'Imana, kandi tukamenya yuko bucya bucyana ayandi. Ntabwo bivuze yuko ibibi bisimburanwa, ahubwo uyu munsi niba habaye ibibi, ejo hazaba ibyiza. Uyu munsi niba utariye ngo uhage, ejo humura uzarya ngo uhage kandi ugire ubuzima bwiza. Uyu munsi niba habaye intambara ntagahora gahanze, ejo hazaba ibihe byiza. Humura, Imana irakuzi, ikurebana amaso y'imbabazi. Nawe ntacyo uzaba igihe cyose wiringiye imbaraga zayo, uzarushaho kugira ubuzima bwiza. Inshuti bavandimwe, aya mahame niyo twabasangizaga uyu mwanya kugira ngo mubashe kuyerekezaho amaso, maze mugire n'ubuzima bwiza. Murahirwa niba mwayateze amatwi kandi mukaba mwiteguye kuyakurikiza. Wowe nyandikira muri commentaire ni irihe hame witeguye gukurikiza kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Gusa bibaye byiza aya mahame wayashorera mu buzima bwawe bwose kugira ngo urusheho kwishimira ubuzima ubayeho. Mbere yuko dusoza, niba aribwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, kanda subscribe n'inzogera kugira ngo ikiganiro twaguteguriye kitazongera kugucika. Ahasigaye nababwira ngo akaryoshye nakagaruka. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha. Ciao ciao.